ati uko hari ikosa abantu mukora ridakwiriye gukorwa. Umuhanuzi w'umuganiriza ubuzima bwawe, uyu muganiriza ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bugire private. Ibo umuganirije abona icyo ahera, niho bahereye igihe bahamagaye umugore. Hari umugore warashanye n'umugabo we nyine, aravuga ati ngunje kuvuga ko umugabo w'Imana ugize gute. Ubanyabigize akazi birirwa bagenda bashaka ibibazo by'abana abantu bafite. Akeneye umuntu wamubwira iyo nkuru ko umugabo agize gute agarutse. Tariko navuga ati ariko Imana imbwiye arabanza kijye kuri mama kantu. Ngiye kuva muri amaga diri arangije. Ngoma bite ni sawa. Ngo hari ikintu Imana imbwiye ngo ni iki? Kare girisha ubuse narevugira ubusa. Noneho ko umugore bamufatiranye nyine kubw'impuhwe z'Imana zimurima ngo yo reka ngora akajingo reka ntanga ituro. Nuko yavuze ngo kuko ntawe wajye kureba abamenya adatanze ituro. Nambwa ati nyine gira vuba vuba. Ngiye kora mu gashyize 15 kuri telefone. Ngo ihangane nyine ngo nta ngo niryo turo mbonye. Ndavuga se ubundi turo ni nk'wangu umuntu avuga ituro yatuye. Aravuga ati ejo ni mugoroba ati mbonye umugabo wawe araza. Umugabo wawe araza. Ndavuga sha nano bibajwe ko ndi kubumva. Bita mbabwa ati bakoze bima. Rwose nakoze kunsura. Ngeneye nyine umusore. Ayimana y'ukuri komeza kunyobora urashishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kuwaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha no ngeza no mu rupfu vuba. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe ibihe byose. Abakunzi bacu, inshuti zacu, ba Delphines TV muraho neza. Uyu munsi muri kumbona. Kandi bajyaga bakumva. Uyu munsi naje nagaragaye. Uyu munsi ari igihe cyo kuva mu bwihisho. Bana ndi mu bwihisho. Kandi koko biranakwiriye ko umuntu aba mu bwihisho kugira ngo abanzitekerezeho dena konjagaruka akiyerekana. Ubona konjaga gusaba mu bwihisho. Ko bwihisho naho mu bwihisho ni nko twafata nk'ahantu ho gutunganya bidatunganije. Yego. Kugira ngo ugaruke imbere y'abantu usa neza. Imana ishimwe ko yakugarisa neza. Muraho neza. Uyu nguyu yitwa Leo. Nkaba abatanzi nitwa Leo, nkaba ndi umugabo, umugabo ufite umugore n'abana babiri, nkaba nkora akazi ko kuvuga ndetse nkakora akazi ko kumva, nkakora akazi ko gukorera abaririmbyi indirimbo no kubakorera audio, video, ibintu byose ubwo nanjye ndabamaje nagaciyemo. Yego. Producer wikorera kandi ukorera Imana. Nkorera Imana, umurimo nkora w'Imana. Imana ishimwe. CEO wanjye ni Imana. Ya. Haleluya. Ibintu byose gifukiramo Imana. N'ubundi Imana iduha akazi. Ubundi Imana niyo nimero ya mbere mu buzima bw'abizera. Imana iduha akazi. N'umubwo abatizera kandi Imana ni nimero ya mbere kuko nituma babaho bakanaramuka. Uretse nyine ko abatizera ntago baba bizi, ariko ni Imana ireberera abizera n'abatizera. Igusha imvura ku babi n'abeza. Bivuze neza ko wowe rero wubaha Imana. Umurimo ukora wose
Imana imbere. Imana ishimwe. Rero turashima Imana ko iduhaye kongera kubonana tutishwe n'ibyaha, tutishwe n'ibyago, tutishwe n'amakuba, tutishwe n'ibindi bintu biri hano hanze, ari byinshi, tutishwe n'umubabaro, ahubwo turi kuvuga ineza y'Imana, turi kuvuga kugeneza kw'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Iminsi ishize nicyo gitangaza Imana yagukoreye. Imana yarandinze, Imana yaransekeje, Imana yarinsetsa, ntabwo ari mu minsi ishize gusa, wenda uyu mwana mu gihe gishize no mu kanya no mu isaha itambutse. Urasetse mutese babona afite akamwenyo, nanjye ndagafite rwose. Imana ihora isetsa. Burya agaciro ka mbere no kubaho, kuburiho ubundi, kuburiho nicyo gishoro. Noneho wubaha n'Imana, kuba uriho uri muzima wubaha n'Imana. Yo mbega igikundiro, uhita uvuga ngo iri ni ijuru. Imana yacu ishimwe. Kandi nawe uriho, nushaka kubona rwariho ukaba ukiriho, hari impamvu ukiriho. Ntibigutera ubwoba, nuko ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Ntugire ubwoba pe. Iramutse itakuriho ineza y'Imana, twagushyize rusororo cyangwa se twagushyize mu mva cyane ahacecekeko. Ukiriho kugira ngo Imana igukize, ejo uzuvuge kugira neza kw'Imana mu bandi, uzuyivuge kwe abandi bavuga ati koko Imana yangiriye neza, nanjye yangirira neza. Imana ishimwe. Kuko Imana n'Imana tubesheje. Nimba uri mu kaga gakomeye ukaba ugihumeka, hari ibyingingo yuko Imana igiye kugukiza, none ukaza ukavuga ineza y'Imana kugira ngo nawe wundi wasigaye mu kaga abone ko ineza y'Imana igiye gute yahamukura. Ibibazo urimo ni umugisha ku bandi, ejo bundi uzabivamo ujye gushima. Urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo, ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Baririmbye barahumye. No kuvuga ngo ibyo ucamo byose, yaba ibibabaye, waba urira, waba urwaye, intambara zose urimo, ni ubuhamya bwawe bw'ejo. Wowe ubaha Kristo, kuba ufite Kristo byonyine birahagije. Mbwira ukuntu utabona ubuhamya. Yego. Cyangwa se ni gute wahamya Imana itaragucishije mu bikomeye? Wavuga ikizi? Ntacyo kuvuga waba ufite. Ushaka kuvuga Imana mu bikomeye tu. Uri kugira urabona no kugira ngo ube umuganga, ube dogiteri wemewe. Waciye muri baby, uca muri primaire, secondaire, université, usohokamo baguha akazi kubera bya bindi wize. Imyaka 20 hafi 20 gushuriki cyane ukiyiga. Ubwo bumenyi rero nibwo butuma bakuzana bakaguha akazi, bakavuga ati urashoboye. Nta nubwo waba umusirikare utaragiye ku ikosi byavamo se. Nukuvuga ngo ibyo urimo gucamo nubwo uri kubona bikomeye, biguteye ubwoba, bikuruhije, ariko menya ngo nibwo buhamya bwawe bw'ejo, niyo diplome yawe y'ejo, niyo mpamya bushobozi yawe y'ejo, nibyo uri kwiga, nibyo uzakoresha ejo, aho urimo guca, aho uvuye niho hazakuremera ejo hawe. Imana ishimwe. Ahubwo aho ngaho uri mu kaga cyose mu bibazo bikomeye, niho hari kukuremera ejo, uri gukomera cyangwa uri kuba ingegere. Hariya rero hari ibintu bibiri, urakomerera cyangwa ukahapfira. Nibyo nshaka nanjye kuvuga. Aho uri nubwo uri kuvuga ngo Yesu ntabara, Yesu ngirira neza, umeze uti urimo urakomera cyangwa uri gukwepa ikosi. Hari abantu bakwepa ikosi, hari kuri kirenge mu nzira akakijugunya hari wana ugatera. Nigeze gusoma kwa Yobu, Yobu aravuga ngo nubwo naciye muri uwo mubabaro, muri ubwo burwayi, amatungo agapfa, abana bagapfa, bagashira ibintu bikanciraho, umugore akanyanga, inshuti bose bakamvaho ngo nimve ku Mana, ngo bigende gute, ngibyo byose nabiciyemo ndababara, ngo ariko sinigeze nkura ikirenge cyanjye mu nzira y'Uwiteka, inzira Yesu anshakamo, ngo ikirenge cyanjye cyagumyemo, ngo ndakomeza mbicamo, ngo duhita duhura na Yesu. Nuko Yesu aramushumbusha. Ese uwo mubabaro wawe uri gucamo uguteye kwiheba? Ese uracyari mu nzira uzi ko Kristo byose abishoboye? Urarwaye, umubiri ukomereye nabi, umubiri wagutesheje agaciro, wagutesheje Kristo, ariko wibagiye ko Kristo ari wo uwutegeka, ni utegeka umubiri. cyangwa wibagiye kuguhamya. Buriya Yobu ikintu cya mbere yakoze mu guhamya Imana, nubwo yandeka sinzayirekura. Nuko yarazi kuko n'ubundi umubiri yambaye upfa, ariko Kristo uriho umurimo adapfa, kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Iyo wamaze rero kubimenya,
ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Niyo korasi nayo ndayizi. gusa niki kiguteye ubwoba gitumye utita ku iherezo ryawe. Ubundi twari twakwiriye kujya twita ku iherezo ryacu. Naho ibiteye ubwoba byo ni byinshi. None se reka nkubwire, ibintu biteye ubwoba ni byinshi pe. Reba Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare, yamanukanyemo n'umwami Yesu. Uriya mugabo ntabwo yigeze atinya, kuko yarazi kuko Kristo umurimo ategeka ziriya ntare agiye gusangamo. Uzagezinduka imisera. Reba bajugunya ba Saduraka na Meshaki na Abedinego mu itanura ry'umuriro. Bagiye muri tanura ry'umuriro ntabwo babafite, ntabwo bigeze batabaza, babajugunyamo ntibarize ngo bavuze induru ngo bakubite ku munwa ngo yewe reka da. Bari bizeye umugabo bari kumwe kategeka umuriro, kandi banazi ko na nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Baravuga ngo naho dupfa nidushaka dupfa, ariko ntabwo tuva ku Mana. Bagiye mu muriro bajyanyemo no guhamya no kwizera, byose babyinjiranamo, nuko basanga Kristo yabatanzemo. Haleluya. Aravuga ati muhumure, nawe urimo Yesu yagutanzemo. Ntukangwa n'ubunini bwacyo, ntukangwa n'umubabaro, ntukangwa n'umutonomo kizanye. Wowe izere Yesu, ubitegeka byose uri hejuru yabyo. Numara kwizera Yesu ko abitegeka ari hejuru yabyo, nta n'umubabaro wa mutonomo nta n'urumva. Nukuri Imana ishimwe. Rero nari nkubajije ngo mu minsi yashize n'ikihe kintu Imana yagukoreye kigitangaza. Numvuze byinshi, none ushyizemo n'ijambo ry'Imana. Rero nshuti zacu, turaba Kristo, turabemera Imana, turabahamya b'Imana. Mbere yuko dutangira byose, reka nsabe Umutesi n'undi dusengere, ashimira Imana yabanye natwe hashize, ashimire n'Imana ijya kubona kwa natwe kugeza uyu munsi ne kugeza ejo hazaza. Nika rero mu isengesho. Urakoze Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu waducunguje amaraso y'igiciro akatugira abaragwana n'ubugingo. Uri inzira n'ukuri n'ubugingo, uritangira ukaba n'iherezo, urarufa na Omega, niwe mwami w'abami. Ndagukunda Yesu we, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waturinze, warinze ngewe, warinze abana banje, wanindiye umuryango. Rero wamurinze, umurindira umuryango we. Hafi hakere kameramani wamurinze, umurindira umuryango we. Warinze ubwoko bwawe mwami, warinze abaturanyi bacu, warinze inshuti zacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kuko ari wowe twicaje ahangaha mwami w'abami kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Uturinde kuvangirwa Jehova we, utukubere ibikoresho, wikorere tukubere mikoro wivugire. Ijambo ryawe riducishemo kandi rigere ku bariteguriye, ku bakunzi ba Delphiniz TV neza, ribabere imizi ishinga mu mitima yabo kandi ribagirira umumaro. Ntirice mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo rihore ridingana mu matwi yabo, ryisubiramo bumve kugira neza kwawe. Ngaho baha umugisha abo bose rero dukurikiye, natwe duha umugisha, uyobore kandi utegeke mwami wacu Yesu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro none iteka ryose tubisabye twizeye Kristo. Amen. Arakoze kudushyira imbere y'Imana, kandi koko ndumva ineza y'Imana iri kumwe natwe, ndumva gukora kw'Imana kuri hamwe natwe, ndumva iri jambo harabo rigiye kubwira, harabo rigiye gukomaho, kugira ngo barusheho kwikebura, barusheho kongera kureba kuko Imana ko bari kumwe. Mbere na mbere cyo kimwe, ubona turi mu minsi imeze gute? Turi mu minsi igoranye iryoshye, yishimishije. Nuko uvuga ngo iyi si ukuntu iteye, ibintu byose biyibamo. Harimo ibihe bibi bigoranye, harimo ibyishimo, n'uruvangitiranye. None se habaho itangira, hakabaho n'iherezo. Yego. Ntabwo tuzi igihe isi yatangiriye, ntabwo tuzi n'igihe isi izarangirira. Yego. Siko bimeze. Ariko ubona turi hagati y'isi izarangira, cyangwa turi mu minsi ya nyuma y'isi iri kurangira, cyangwa turi mu minsi itangira. Ntabwo mbizi. Ubona turi nko mu yihe minsi nawe? Kuko nk'umuntu wizera Imana, nk'umuntu wizera Yesu, wizera Bibiliya yanditswe n'abakozi b'Imana, Imana yahumekeyemo, ubona turi mu yihe minsi? Ubona turi mu bihe bihe?
habaho ibihe by'imperuka, habaho ibihe by'itangira. Turi mu bihe misi ugereranyije n'amaso yawe. Yego, ni ukuvuga ngo njyewe sinavuga ngo ni ibihe by'imperuka, kuko Bibiliya iravuga ngo nta muntu uzi umunsi n'isaha. yego, kandi njyewe mvuka umenya ubwenge, hariho n'ibihe bikomeye cyane kandi bibi, bikajya bigenda bishira byongera bigaruka, isi irahindukiranya ikagira gute. Ariko kuva nkimenya ubwenge nyine urwangano rugenda ruba rwinshi mu bantu, ugasanga abantu banga abandi, ubugome bugenda bwiyongera, abantu bagenda bava mu gakiza abandi bakajyamo. Mbese ni ibihe by'urunyuranye by'uruvangitiranye. Sinavuga ngo isi wenda yenda gushira cyangwa turi mu bihe bya nyuma, ibyo byo naba nkubeshye. none se nk'umwemera Bibiliya, nk'umwemera Mana, wowe uhamije na Bibiliya, ufite na Bibiliya imbere yawe, si uyemera? Ndayemera. Uhamije n'iyo Bibiliya, uri kubona turi mu yihe misi? Ni ukuvuga ngo hari ahantu muri Bibiliya Yesu yavuze ngo ibihugu bizatera ibindi, abantu bazanga abandi, bamwe banicwe, ngo ariko ibyo bizaba uretse gatoya, icyo iminsi y'imperuka itari waza. uretse gatoya. Dufite ibihamya, Bibiliya nibyo nicyo gihamya cya mbere. Yego, aho ngaho rushatse kuvuga hari ni. reka turebe muri Matayo ibice 24. Matayo, turebe ku murongo, dutangire ku murongo waho wa 4. yego, Dusome. kadusome kangusomere Yego, mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha. Matayo ibice 24 umurongo waho wa 4 haravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ugira gute ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Umurongo wa 3 turavuga ngo, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Imana iduhana umugisha. Yego, haravuze ngo mwirinde hatagira abantu babayobya. yego, ngo hazabaho ibihe by'intambara, hazabaho nyine ibihe bikomeye, ariko imperuka izaba itaraza. Ibyo rero byose navuze nibyo bibaho muri no minsi. Ibihe by'intambara birahari turazibona, ibihe by'impuha birahari turabibona, ariko Bibiliya iravuga ngo imperuka izaba itaraza. Rero ndumva ikibazo warumbajije njye ngushubije, ntabwo imperuka yari yaza. ntabwo yari yaza. Ibyo byose biriho turimo kubibona, ariko Kristo yaravuze ngo imperuka izaba itaraza. Yego, ubwo rero ntabwo tuzi umunsi n'isaha. yego, ku murongo waho kukubwira ngo imperuka ngo igiye kuba, nkazarinda nsaza nkamera imvi nkarinda mpfa, itabaye kandi bino bintu bikiba. Imperuka yabo uyu munsi cyangwa ejo, ariko ntabwo ibyo turimo gucamo ibyo tubona ari cyo kimenyetso kuko igiye kuba. Umurongo wa 7 uravuga ngo, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Kabasobanurira aho hantu kuramukwa. Rero buriya nkubwiye ngo bisobanura itangiriro ryo kuramukwa. Nimba navuga ati ni itangiriro nyine ryo gutungurwa. Kuramukwa ikintu bishatse kuvuga no kubyara. Ijya imbere y'ibise, uzi ko abanza ngo nimba ari imigendo, yego, hakazaho ibise, hakaza no kubyara. Ubwo rero yaba ari ugutungurwa, kuko n'ubundi bise biradutungura. Ariko ishyanga wabonye bizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo rero kuramukwa reka tubyite kuko ari nko kubyara, kuko icyo cyangwa gutera irindi ni imigendo. Urakoze. Bivuze ngo turi hafi kujya mu minsi iki? Turi hafi kwegera iyo minsi, turi hafi, mbese turi mu migendo. Bivuze ngo ntabwo murakwiye kurangara burya. Ni naho mpamvu hejuru yavuze ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Kuko abantu benshi bagiye bavuga ngo nka kera ndi mutoya ngewe, nihageze kuza inkundura ivuga ngo muri Bibiliya
hagiye kubaho imperuka. nanjye nari ndi muto icyo gihe ahubwo twebwe nta nubwo twasinziriye Abantu igihe jewe byageze bagurishije ibyabo, abantu abandi barariye abandi barabirya birashira. abafite bodaboda mu nzira gihe twebwe hano twabaga baratubwiye ngo tuzisohore tujujugunye hanze kuko satani arazariza kurikiye. Abajura barazibye kweri. Bivuze kandi wa mugana bwaciye mu gitondo abajura banze bona hano parida bagira. Oya ahubwo wasanga ari n'umuntu wavuze iriya jambo rero wagiye waje kuzitwara kuko yazikuze yazitwaye bodaboda ikintu cyose cya parasitike twajugunye hanze ngo satani naza agarukire ku muryango abijya. Mbona burakeye burongera buracya kuva icyo gihe dore umwana muto kugeza aka kanya. Yesu ntiyavuze ahangaha ntagire umuntu bayobya, ntagire ubayobya. Mwese mugana ikigiye ubu rero muri ino minsi suzantu bikomereye muri ino minsi n'umuntu ukorera satani ntago avuga ngo nkorera satani, bose baza bavuga mu izina ry'Imana, bose baza uzi ko bazi no gutokesha bakabanga abazimu bake mu izina rya Yesu kandi ari abazimu. Ubu dufite abazimu bo kwiyoberanya, niyo mpamvu hahirwa umuntu wubaha Imana akayobogwa na mwuka wera. Nabundi nago byoroshye. Abahanuzi buzuye imyuka kandi murahuruka avuga ati buzuye umwuka. Ariko Yesu ari kintu yavuze. Sinzi Yesu yavuze. Uzabamenyera ko mbuto zabo. Yego. Buryo ubukristo. Mbere na mbere ubanza urebe ari kweriye imbuto. Kuko bazaza pe barahari, abahanuzi barahari. Ariko baramara guhanura ukabona nyine nta change, nta iki byavuze ntagare byakora. Yego. Niyo minsi turimo. Iyo ugize amahirwe yo gukomeza kubana nawe icyo gihe uramufatisha. Ariko none reka nkubwira iyo uri no muri Kristo neza nawe ufite umwuka wera kuyobora, akibikubwira uhita umumenya. Ngira abantu bizigeze kuza kunsura baraza baje kunsura turaganira. Sinzi ukuntu umwe agiye kuri telefone abateka ashaka amafaranga. Ni uko yavuze ari seri arashaka amafaranga. Ngiye guhamagara uyu mugore baraha amafaranga, uno yaraha amafaranga, uno yaraha amafaranga. Ntabwo se murabigenze mute mwabasore miko bari n'abasore bose harimo n'umugabo umwe. Ariko Imana yajyanye unyereke abaje imbere yanjye uko bagize gute. Erega Imana iradukunda. Umva Imana nubana nayo mu buryo bwose izakwereka mu genda n'abaribo. Noneho irangije umwe ati uyu nguyu ngomba kumubeshya. Ni ijambo yavuze. Tigiye kumubeshya pe. Ati uko hari ikosa abantu mukora ridakwiriye gukorwa. Umuhanuzi w'umuganiriza ubuzima bwawe. Uyu muganiriza ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bugire private. Ibo umuganirije abona icyo ahera. Niho bahereye igihe bahamagaye umugore. Hari umugore warashakanye n'umugabo we nyine. Aravuga ati ngunje kuvuga ko umugabo w'Imana ugize gute. Ubana bigize akazi birirwa bagenda bashaka ibibazo by'abana abantu bafite. Akeneye umuntu wamubwira iyo nkuru ko umugabo agize gute agarutse. Tariko navuga ati ariko Imana imbwiye arabanza kijye kuri mama kano. Ngiye kuva muri amagadiri arangije. Ngoma bite ni sawa. Ngo hari ikintu Imana imbwiye ngo ni igiki. Kare girisha ubuse narevugira ubusa. Unono ko umugore bamufatiranye nyine kubw'impuhwe z'Imana zimurima ngo yo reka ngora akajingo reka ntanga ituro nuko yavuze ngo kuko ntawe ajye kureba abamenya adatanze ituro. Ntabwo ati nyine gira vuba vuba. Ngiye kubona mu bwashyize 15 kuri telefone. Ngo ihangane nyine ngo nta ngo ni ryo turo mbonye ndavuga se ubundi turo ni ngo umuntu avuga ituro yatuye. Aravuga ati ejo ni mugoroba ati mbonye umugabo wawe araza. Umugabo wawe araza. Ntabwo asha nano bibajwe ko ndi kubumva. Bita mbabwa ati bakoze bima rwose nakoze kunsura. Ngene nyine umusore navuga ntabwo nubwo ntetse ntabwo ndabagaburira pe. Nanjye nuko ntabwo ndabagaburira. Nanjye kugaburira abantu bashonje nagaburira abatubu. Mwaherekanye muri kuntuburi. Nubwo ni nk'Imana bikwera. Icyayi nabahaye bwa mbere bakiza nicyo bahiye kuva n'uwo munsi ugeze n'uyu munsi. Nabwo wumvisha ubabaye. Nababaye cyane.
uravuga ati Iyo mbona ari bakinywereye boy, iki koko iyo bari iki kintu cyamubanje ni ukuntu bari kubeshyera Imana. Ni ukuntu babeshyera Imana, ni ukuntu bavanga Imana yavuze gutya. hari ugeze kumbwira ngo urugo rwawe Imana iruhaye umugisha ngo umugabo wawe baramukujije muri business. Ubwo baba bakubonye ukuntu mwumva ngo ugiye kwambara ibitenge birenze n'ibingibi wambaye. Ndamureba arakomeza aritapagura nyine na mwana ariko ubwo wavangiwe n'ukuri. Aho ngaho bita bimucanga agatangira kwititiza noneho agabanyije volume akagira ngo batirikizemo umuriro. Uyu munsi tuje kubwiza abantu kuri samutayemo nubwo biciyemo hari igihe kera nabwo ndabyibuka nkiri umusore ko dufite amasengesho ahantu hamwe mu nce za Mahoko njyana n'umumama umwe nari nkiri umusore uri kumva amasengesho yari amaze iminsi 2 umusore tugiyeho bagomba kuyasoza nyine bamaze iminsi bamaze iminsi 3 bo nanjye ubwo bari bandaritse ndavuga nawe nzajya kubasura tugireyo umusitrateri wanjye dore ko iki gihe n'undi ubusore bwo nimba ufite kurusha n'ubu ngubu tugeze aho hantu baramaze iminsi 3 basenga tumva ko tugiye mu mavuta y'umwuka wera aho bamvuga ati Mana mbabarire ibyaha byanjye ndi kuva Mana nyiza ntunganye mfashe ingere hari ahantu rwose ndi mu kwezwa n'amaraso Yesu Kristo ku buryo rwose nta kantu barambonaho nkajyana niyejeje tugezeyo ngena nteruye umwana uwo mugore yari afite umwana afite n'umugabo n'undi ni kapo barabana ngiye ninjiye ngenda afite akana kankunda ngenda ngateruye tukigera muri icyo cyumba umuntu wemeraga nk'umuhanuzi ngo wadanje abaratubonye agira ngo ni umugore n'umugabo uteruye na kakana winjiranye n'umugore arangije ati Imana ikoze akakanya ati kihe kane wako byarawe ati umwana wa kabiri wanyu Imana imurinze gupfa ati Imana ivanye imfa mu rugo rwanyu turavuga rero ahantu turapfuye ariko Imana ikibabarira abantu bayo ati umwana wa kabiri wanyu mwasize ati Imana imurinze gupfa Bandebye umugore w'abandi ajya bimeze biti ndafitanye umwana turi guseka bakagira ngo ni Imana bakajya muri kwishima ati kindi Yesu we ati kindi atubwira wa mugore we Imana ikurinze ko umugabo wawe guca inyuma yego rwose ndavuga se rero bakagera we wenda ikintu kimwe ko umugabo we ntahari wenda we ku mutima ntabwo hari ariko bamaze kubona ko ngiruwe ngo muri kumwe ati Imana ibahaye umugisha mwitanze mwagize gute mwaje maze nandi kumwe uwo mugore w'umunyamasengesho yagufatiye urukweto hirya aravuga ati maze iminsi 3 muri gusenga ati mupfukame hano yarabakubise inkweto aravuga ati umugore wawe baramwica ati kuko mwatukishije Imana yego uyu ni umusore iko yasabwa ati uyu ni umusore yanze kuripfana uyu ni umusore uyu mwana akunda yenda ni umusore ngendo ufite umugabo wanjye ikindi ufite umwana umwe mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye tubana uwo muhanuzi yakubitiye umuhanuzi waratati wana ukuri nyine nawe mwatukishije babajije Imana ndavuga ati umaze iminsi 3 yose utuburira abantu abatubuzi bo barahari ni benshi cyane abantu bari bavuga ati kandi bafite n'imirongo muri babagenda bagomba mbena ngo Imana ishimwe ngo haleluya bafite ukuntu noneho abantu rero muri no minsi kugira ngo uzabone kuko bagendera mu kigare abantu barabajishije neza babagize nk'ibishushungurirwa ako kanya kuko nabo urebye neza ubona na babandi baje gusenga nta mwuka bafite ni gute umuhanuzi atangira kubeshya kuko icyumba cyuzuye abantu bamaze iminsi gaye bagira bose ngo Imana ishimwe abantu bagenzura kandi umuhanuzi arimo no kubeshya pe none hari ikindi cyumba ngo kiri yaruguru muri Nyange sinza hari ko ugerayo ngo ukingirayo agahita gushinza ibintu
rimwe na makana bigushinza wowe waramaze nta nibyo ukora pe wabihakana geta gwati nsohokera hangagira vuba akagusohora nabi imbere y'abantu da none hari undi ku gisozi we umwuka wa demon hari undi ku gisozi we niyo mpamvu nagwete hari imyuka myinshi n'ugusenga Imana kugira ngo umenye kuko mwuka wera avuze imyuka yo ni myinshi kandi yuzura abantu hari undi ku gisozi nawe we anakoresha na Bibiliya akagendera kuri wa murongo ni Eliya yazuye umwana w'umuntuzi Elisa umushunemo Elisa kuri yamubarayeho ngo izuru rikajya ku izuru iminwa ikajya ku yindi buri rugingo rukajya ku wundi rero ngo ku gisozi hari undi muhanuzi hari nyine ngo n'umuprofete ntabwo mvuze izina rye ntabwo nzongera kuvuga amazina y'abantu oya ntukabavuge singombwa noneho umugore we yabaye nk'umukozi wo mu rugo yabaye nk'umucakara umugore we yarumiwe mbese yakiriye business y'umugabo we urumva abyuka mu gitondo atekeye abakiriye ngenda bita abakiriye kuko nabo sinzi umwuka wera ubayobora ni gute umuntu ashaka kujijisha ntabwo ari umwuka wera ntabwo ari umwuka wera rera n'umwuka mubi kandi abayoborwa nabo baraboneye umwuka wera rera umwuka wera ugasanga abantu baruzuye muri saro ari hariya mu cyumba shotwane aregamye uwa mbere arinjira yakira abagore gusa n'abakobwa abagabo yakira ugera muri icyo cyumba ngiye umuntu wabinyibwiriye ni umuntu wagiyeyo ntabwo mvuze izina rye ariko arambwira ati ibyo nahure nabyo hariye nawe na shitani ni mubweyene ngo mara kugerayo akakubwira ati ryama vanamo imyenda ngo Imana irambwiye ngo kugira ngo ngukuremo imyaka kurimo yose ujye mu rugo wubake dore ko abagore baba bafite ibirushya byinshi abenshi baba ingo ziri gusenyuka abandi bavanga abagabo babaca inyuma mbese byacitse abagore bijya ntago bajya babura ibibazo cyeka umugore uzi Kristo ugatura imitwaro yawe ku musaraba ukajya ku mavi yego n'abandi bose birukanka bashaka aho byarangirira hari ahantu nge nahita ahubwo harinze no mu bapfumu hariya ni mu kuzimu ubundi ukaryama nawe ubwo rero ngo ahita kuza ngo hejuru urumva ngo izuru rirajya ku rindi ngo umunwa ku wundi amabere ku yandi igitsina mu kindi oya biteye umwanda umva abadayimoni waruzuye mw'urwo rugo ngo hariya ngo haba ari akadomoro ngo hari ibase ukarangiza uko kongera ukambara neza ukagenda uwakabira akinjira ubwo navuze uriya mugabo abigenza ati ubutwaye umugisha ubutwaye umuvumo pe hari n'ahandi hantu nigeze kubona nawe ku video nabwo umupasiteri ari kujya bavanamo amakariso ngo ni yarasengera ni ukuvuga ngo ibintu biriho byo kuyobya abantu byo bikora ku mugaragaro ariko hano Kristo yaravuze ngo mwirinde ababashuka kuko umuntu wese uvuga Yesu uvuga Kristo ntabwo ari kwa muzi ntabwo Kristo avuga ari uwo nguwo wowe uzi wapfiriye abantu akabacungura niyo mpamvu kuvuga mwami atariko kujya mu ijuru kuririmba neza kubwiriza neza kwirirwa ugenda ujya mu masengero ujya kugira gute ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru uzajyanwa no mu ijuru nuko wihanye ibyaha byawe nuko wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe kandi ugakora ibyo ashaka ukanga ibyangwa n'amaso y'Imana ntabwo uzajya kuvuga ngo banyubaraye hejuru ninde se ukubarayeho Elisa ko yubaraye ku mwana mutoya kandi wavuye mu masengesho ye wowe ukubarayeho aziyo wavuye yambaye inyama n'amaraso aragukuzamo abadayimoni naho ndumva ari kuzimo pe undi muntu ambwira ukuntu bagiye gusengera ahantu umupasiteri baraje amufashe mu mutwe aratsindagiye ngo mu izina rya Yesu ngo ndimo ajya gusengera ahantu baramubwira ati dore bagutwaye ubwenge ati nta mupasiteri yagiye gufata mu mutwe kagiye arandura kagutigisa cyane cyarimo kukujyana niyo mpamvu urwaye umutwe udakira kandi koko uwo munsi ngahise arwara umutwe udakira ubwo bafata urundi rugamba rwo kumusengera kugira ngo Kristo amuyobore mu by'ukuri tube maso tugeze ku murongo wa 9 haravuga ngo ubwo nibwo bazagambanirana ngo babazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye ese iyi misi wakemera kwangwa n'amahanga yose kugira ngo uhorwe izina rya Yesu yego njyewe nabyemera umutwe wakaguca aka
akaga ko gaharira njyewe nabyemera kubera kuko n'ubundi nubwo ndabyanga nkavuga ngo ntaryo ndahurwa naryo ejo imodoka izawuca urumva ejo umukaceri tuzahura awuteme awujugunye hariya noneho ndimbuke ariko nimporwa izina rya Kristo bakawuca uyu mutwe uyu nguyu n'ubundi uyu mutwe ntago ari we nzambara ntago uzaba uri ku mubiri nzambara Kristo nagaruka buriya niyo mpamvu ugiye nkunda intumwa za mbere zatubanjirije njya numva mbese nkumva ukuntu bapfuye bagapfa bahamya umwami wacu biranezeza cyane none nshaka kuvuga gatoya kuri hano hantu ho kurengana hari n'abantu barengana bakabura akazi kubera gukizwa hari akazi nyine aba bose bavuga ati niba uri umugore cyangwa se uri umukobwa urabanza umuhe mujye kuryamana ariko ugahomba akazi kubera iki kwizera Kristo naho ngaho buri kurengana hari ahantu hari umukristo hari akazi atemerewe gukora ntago yemerewe kujya gusavinga samuwe y'ahantu hari inzoga ahantu hari maroji ugatanga iyo service nabyo ntubyemerewe uburi kurengana nubwo waburenga humura shuti tudumuriza abantu uwabuza akazi kubera kuko azira Kristo abicyuye ingororano kandi ingororano uzayibona ikinari inyungu z'umubiri cyangwa se inyungu z'akazi cyangwa se business zigahomba kubera kuronka Kristo yanga gukora ibyo abandi bakora bitari byiza kuyanga shimisha Imana ukuri hari ingororano guma hamwe urekere ikirenge cyawe kuri Kristo nyine uwo nguwo bakurenganya baguhoye ntago ari impumyi kandi afite byose kandi ashobora byose azakugororera nawe ubwe yararenganya abantu baramurenganya ongeraho ngo baranamwica none wowe ahubwo wanga kubikora ugahamya Kristo ukitahira ntibanakwica shika mukomere twese buri muntu wese yaje muri ino si afite ikimuzanye afite icyo yahamagariwe wowe wahamagariwe gukorera Imana muri iyi si uri mu kazi igumire mu kazi kawe rero uyikorera izaguhemba ni akazi kawe nikarangira misiyo yawe nirangira uzisubirira iyo wavuye Kristo azaguhemba azakujyana ahangaha kuba turi mu isi nabigiriranya nk'uko turabakozi ariko dufite ubwami dukorera kandi ubwami dukorera nibwo budufiteho ubutware ndahamya kuko nimba nkorera nkorera muri ambasade y'ijuru ijuru rihemba neza ntago ryatuma impfa cyangwa nicwe n'inzara rigomba kumpemba rero ahubwo wakazi urimo ukarimo neza harimo rega babyanga kubera gutinya amaso y'abantu kabase mukazi ko ndumurokore ngo wenda ntabivuze ari kugira ngo aribe ko nemera akabyanga mbese ku rurimi ariko akajyana ku kantu kavuga ngo nuko wenda nabyemera nkabikora ngagahita wenda nkavuga ngo ndabyemewe wenda nawe akanabyanga agahita avanga mboneye ukuri ubusa nako icyo gihe uba wanabikoze na nubundi mukazi urimo ahubwo wowe kagumemo ukore uri umukozi w'Imana hano mu isi Kristo azaguhemba ubwami bw'ijuru buhemba neza ntago bwambura umwami ukorera azaguhemba kandi koko niko bimeze turabakozi b'Imana mu isi dukorera hano mu isi ariko mu isi ntago ari iwacu iwacu rero hariya niho hatwohereje ngo tuze hano mu isi icyo wamahamagariwe gikore nimba ukora muri ambasade y'ijuru uri umufatanya bikorwa Imana mbese haranasomye muri Bibiliya ngo ihavuga ngo Yesu Kristo azahagarara mu bicu ngatumishe abamarayika be mu mpande enye z'isi nizo turimo yakakanya ngo abo bamarayika baze barundanya abantu bababwiriza habwira ubutumwa bwiza igihe nikigera zaza ijambo ry'Imana ngo uko azasa niko tuzasa imibiri ubugingo buzambikwa undi mubiri tuzajyana nawe abo bamarayika rero ngiye ukuntu mbyiyumvisha nta bandi ni twebwe ni njyewe nawe nitwe turimo kugenda tubwira abantu ubutumwa bwiza tubabwira ati Kristo aza Kristo mukurikire abangaba barabayobya biragenda bite nuvuga ngo dufite umwami dukorera uwo mwami azaduhemba nimba urimo kubonabona wabuze akazi kubera gukorera Imana byabaguhahanye urimo gutotezwa mu buryo n'ubundi mu buryo bumwe n'ubundi
komera ku mwami ukorera azaguhemba, wirya ruswa. Iyo uriye ruswa barakwirukana cyangwa bakagufunga. Gereza yacu nta yindi abakozi b'Imana, ni ukurimbuka. Tuzarimbuka, ni urupfu twebwe tuzapfa. Ariko uwubaha Imana we hazapfuye umubiri. Ariko ubu bugingo uyu mubiri wambitse, nuba warabukoresheje neza bugakorera Imana ngo buzambika undi mubiri, ngo kandi uwo mubiri uzabusa nk'uko Kristo azasa. Uko azasa niko tuzasa. Ni ukuvuga ngo gukorere, mbese abakozi b'Imana sinzi ukuntu nabisobanurira abantu ngo babyumve. Reka wenda nguhe nk'urugero. Hano mu Rwanda harimo ambasade ya Amerika. Harimo nyinshi. Ikorera he? Ikorera Kacyiru. None se ahantu ambasade ya Amerika yubatse si mu Rwanda? Si ku butaka bw'u Rwanda? None si iyoborwa nande? Iyoborwa n'umwana w'umuntu wavuye nyine muri Amerika. Nuvuga ngo iyoborwa na Amerika. Ni wundi aho ngaho bari muri Amerika burya. Nuvuga ngo mu Rwanda burya bari. Kandi batuye ku butaka bw'u Rwanda. Amategeko ayiyoboye ava muri Amerika. Amafaranga bakoresha nayo muri Amerika. N'umukozi waho ukoze ikosa rikoreye i Kigali afungwa na Amerika. Nuvuga ngo aka kanya ukoze n'icyaha ukirukankiramo ukagira amahirwe kayinjiramo. U Rwanda ntago rwagusangamo, badiringa na Amerika. Ni ukuvuga ngo natwe rero turi abakozi b'Imana, dutuye hano mu isi, ariko mu isi si iwacu. Dufite igihugu cyacu cyatwohereje, aricyo gihugu cy'ijuru. Turi abakozi rero twaturutse mu ijuru, dukorera Imana mu isi. Ni ukuvuga ngo Imana dukorera iraduhemba. Kandi iyo dukoze ikosa, ijuru niryo riduhana rikatubaza. Ibyo turya tubihabwa n'ijuru, ibyo twambaye tubihabwa n'ijuru, ko turi abakozi b'Imana. Reka dukore imirimo wacu neza, umwami dukorera azaduhemba. Kandi misiyo yatuzanye mu isi nirangira, Imana izahagarara iguhamagare n'ubundi witahire. Imana ishimwe. Reka dukorera Imana rero tutitaye ku bindi byose, ngo bansabye ruswa, ngo nayibuze, ngo banyimye akazi, ngo nanze gukora ibyaha kuko nkorera Yesu, ngo none nta kazi mfite. Mukorera azaguhemba, n'ibyo urimo n'akazi. None se buriya akabazo gatoya, ndabyumva uri gukorera Imana uzaburara kubera ko nuburarase Imana izakugaburira. Kandi Imana wena nk'urugero ni joking, ariko no kujya tuganire. Imana guhaye umubiri, yego, ubonye amahirwe yo kubona akazi, ukoresheje umubiri wawe, urabyanze, uraburaye, urabonabonye wa mugani, ntabwo uzarenga Imana uzarenganya. Kandi yaraguhaye umubiri kugira ngo unyine ubusavi. Rero uvuze ko Imana yampaye umubiri, urumva? Kandi uwo mubiri Imana yampaye, wowe urashakaho agace gatoya. Yashaka umubiri wawe wose, ndashaka agace gato kaye. None se ushaka umutwe wanjye ngo uwuce? Nimba unsabye kuryamana nanjye. Umuntu uryamana n'umuntu, ni umubiri wose ni icyaha cy'inyongobeza bugingo. Ariko nijya nkubwira ngo uwo mubiri wikoreye umutwe. Kandi umutwe wanjye uratekereza, ntago ari ishu. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ngushyize ibintu bibiri imbere, urupfu no gukira, gupfa no kubaho. Nimba rero wowe ubona kuko gusambana n'uwo muntu akaguha ku kazi, ako kazi n'ubundi niyo murasambana aka kanya kakaguha, ntabwo uzakagurambaho. Nundi uraza mu kanya nawe barasambana, kandi ibuka wakoze n'icyaha, warangije kwica n'ubugingo bwawe. Ngewe rero reka nkubwira ari nkanjye, ndabyanga kuko ari icyaha setu, ibyo birahagije. Nanzi icyaha n'igisa nacyo. Nimba nasambanye nawe ngo umpe akazi, nzagenda mpingira umuntu nkoresha amaboko yanjye ama ibyo kurya. Yes. Najya numva kusubiza kuko icyo cyaha aricyo watinye. Oya. Ubundi urumva ukwiriye kubikora, ukabona akazi, kubikora. Erega nubwo waryamana nawe rimwe, akazi katakangira, waryamana n'undi ukabona kandi kazi. Wamaze kuba sava, ukajya savinga abantu. Ni icyaha ngomba kucyanga. Nuko baha amategeko yo mu ijuru. Yes. Umwami nkorera nago abinyemerera, nago umubiri wanjye ari agatobero. Nago rero ngiye wajya kunkoresha gatuna mwene, kandi mfite umwami nkorera w'amahoro utanga n'ubugingo, agategeka n'uwo mubiri. No mu kanya nawe yanategeka nako kakazi kavaho, n'urwo ruganda rugashya. Yego. Gute se ndajya gukora icyaha kugira ngo mbeho? Kurengana rero bizahoraho, kuko nanjye nigeze kora konti. Reka kurengana nubwo bitangiye nona.
hari igihe nigeze kubara kontra y'abantu nzira ko ntanywa inzoga na Yesu baramuhaje ngo uri umwana w'Imana ngo urabyivugiye barakubita nicyo ngicyo akakizira nawe yararenganye urumva barambwiye ati umuntu utanywa inzoga natwamaha kontra ndavuga nta kibazo muvuga ni kontra bayivugane hani wagira gute none se wabuze akazi Imana yageze irashumbuye none se niyo mpamvu nawe navuze ngo wowe guma ku isezerano rekera ikirenge cyawe mu nzira Imana igushakamo izakora buri kimwe n'urwo ruganda bari kukubwira ngo usambane kugira ngo ube umuboyi warwo Imana izaruguha ube bosi warwo cyangwa se ushinga urwawe icyo wajya gukorera abandi ubundi Imana ifite byose mu biganza byayo ahubwo twebwe ikintu kitugora ikintu n'aka kanya kitukomereye kuguma mu nzira Imana idushakamo guhamya Kristo ukurimo kandi ukamuhamya kuko bikagaragara ko umuhamije apana ku munwa akurimo nawe ntabwo akureka ko dufite Imana iyoboye niyo ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo Erega ni nayo yabiremye mu itangiro harambwe ngo yaremye isi yaririho ubusa ngikajya yitegereza uyu munsi karema ijuru uyu munsi karema isi uyu munsi kagira ihanika amazi yabumbira hamwe ibyita amazina irema izuba irema amanywa irema ijoro yego ibintu byose ni Imana yabiremye ni ibiremwa n'abantu ni ibi bikorwa nyine tubona n'ibicyaya amazu n'ibiki ariko n'abantu barema se ko barema ibyo Imana yaremye aba bantu noneho nabo rero n'ubwenge bakoresha ni Imana yabushyizemo cyane nukuvanga ibintu biriho byose ni iby'Imana aya mazu yose ubona na Imana turabi Imana ibite n'amabuye n'iby'Imana n'urushishi ruri hano ku isi n'urw'Imana Imana rero ifite byose kandi ishobora byose iyo maze rero kwemera kuko Imana ishobora byose ukizera ko Imana ishobora byose buriya uba wakirangije ikomereza ijambo ry'Imana Imana ishimwe ku murongo wa 10 nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane ngo nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane ubu ujya kubona ukabona urusengero rumwe ruhanganye n'urundi yego abakozi b'Imana umwe akagenda akavuguruza undi ngo n'ab'Imana niko biyita nyine none tubitirihe zina rwose razina benshi bararisijya pe niko biyita baragambanirana kubera rero kuko tutazi twebwe kubatanya ngo cyangwa tubashyireho ibimenyetso reka dukomeze tubiyite uko biyita none se nk'urugero niyo umukozi w'Imana uri kubona nk'urugero uri kukoza neza Yesu aravuze ngo tuzamenya ku mbuto zabo nimba uri kubona abakozi b'Imana bari kushondana bari kurwana bakanga kubabarirana bitewe n'ikibazo cyabayeho abo ngabo si abasatani ni abasatani udapfa rero ni bandi abantu muhunge muri kujya mu muriro no kuri hungu dapfa pe ujya kubona ugazaza ngo njyewe ngo rise ngo arari kuvuga ibiki ngo amafaranga yariye wenyine abandi nabati yerere ubu noneho bifite ama business kabisa amasengero yabaye ama business bikaze bararwana rero bakicana ibintu bigacika kandi abo bose ngo nabakozi b'Imana kandi bafite intama ziri inyuma yabo bagize amasega bagize amasega bihinduye amasega asha nigeze kubona ka video karimo intama nyinshi hagati harimo akantu kakabwa kihishemo kagenda kazirumaguraho kabone intama zimwe zaracumbagiye kubera isega rigenda riziruma zimwe zapfiriye mu nzira zino ari imbere umwami wazo yambaye ingofero ni kabaka muzabibazwa abantu bagambanirana babaye benshi aho uri aho wicaye byanze bikunze ufite abagambanyi pe barahari benshi ni benshi cyane abonzi nabo ntazi kandi bivuga ngo nabantu ngo b'Imana no bazakuvunagura ubana cyo bakavuga niyo mpamvu reka nkubwire ngiye nakubwiye ngo burya nujya ubyuka buriya mbese buri saha wowe nabishoboye nayo waba uri mu bantu jya ubwira Imana mu mutima wawe ati Yesu we mbere ya byose ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo ujye ungenda imbere ungende n'inyuma unzengurutse gukomera kwawe ubutatu butagatifu bwawe bunzenguruke wa Mana we kuko ahantu abakukikije bose bikuzengurutse byose ni imbwa n'amasega aryana cyane umurongo waho wa 10
na kabiri na rimwe bavuga ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi abo twabavuzeho kandi barahari ariko muzabibazwa ariko mwa bwoko bw'Imana mwe namwe nimushishoze mukurikire ese uriya muntu uri kubahanurira we ni bwoko kibimeze gute umunzi w'umuhanuzi pe ngo arahanura pe ngo hari kaka ariko ni hari igihe ndi mu kazi ngiye kumva numva haje umukobwa ariko bango harya karaka si mumuzi n'abaturamuzi ngo bose muzi ko mazeyo ngo maze y'amezi 2 ndi umugore we ngaho nawe nyumvire none yanyirukanye yego kandi n'umuhanuzi murahura agatitira kuzura imyuka ariko nibyiriya myuka irabatitiza yarabivuze nawe kuko uri kuvuga n'ukuri ngo ngewe ngo maze y'amezi 2 ngo kandi nyine sindi umugabo sindi umugore ariko maze y'amezi 2 teranyirukanye cyane none uje ko ndavuga none uje kuturegera nk'umugabo nk'umugore wirukanye uje kuturegera nk'umugabo wakwirukanye ngo nyine ngo umukozi nuko ndetse nuko yavuze uwo mukobwa umukozi ngo prophet umukozi w'Imana nyine ngaranyirukanye kandi ngo kimura kunyukana abonye ngo hinjije undi mukobwa ndavuga Mana ishobora tuza umva ngiye Mana mfite nk'ubushobozi ibyo bintu najya mbihindura ngiye nkonguwa nka sinongeye kitwa umwana w'Imana ariko rero umva hano ibintu bigirira kuva umunsi uwo muntu namenye ntabwo nzi ko bimeze gutyo kuva namenye icyo kintu kuri we nahise mvuga ati no kugaruka mu kazi kacu sinongeye kuhamubona ikigutangaza rero urumva nuko ushobora kumuca gutyo si yakoze ibyo byose umutima ukamenagurika ukashwanyagurika imbere y'Imana amenagurika nundi aracyakora byinshi ntiyahindutse kandi ibiboshywe mu isi no mu ijuru ntiyahindutse pe ntabwo burya yahindutse biriya birimo kuko n'uwo mukobwa yaramwirukanye yanagenda natwite birasara arongera aza n'undi kandi akiri umusore ubwo akiri umusore nubwo ariko kandi ngo naba prophet ngo nabana b'Imana ngo buzuye umwuka w'Imana yewe wabo bantu baratitira baganga hari ameretse kubona aka video nimba ari kurinda birambe sinzi umusozi yarahariwe maze akamikora karambika imbere ye gutya hasi maze aragiye hejuru yafatanyije n'umuyaga wo muri uwo musozi papa indimi ntiwamenye iyo ziva barazifite hejuru ya mikoro yego papa yarahondaguye Mana yanjye avuga indimi ubwo ari kuri mikoro yayirambitse nyine imbere ye ni yari kududubiriza hejuru narebye ndavuga ati nkawe koko n'Imana igukubise inkoni hari ibintu sibyo hari ibintu tugomba gukosora ntabwo zirandimi reka mabwiza ukuri abantu benshi abantu barazirepese ntabwo kuzivuga ari kuvuga ntabwo uvugira Imana rwose ntabwo kuzivuga ahubwo no gutitira umuntu wese wuzuye umwuka ntabwo bivuga ngo yuzuye umwuka we ni he Yesu yagize avuga indimi ntaho nabonye atitira Yesu yari afite kwizera kwemye burarigiye njya gusenga ubu rero kubwira umuntu ikintu Imana ikubwiye cyangwa kumubwira ijambo ry'Imana udatiti utavuze indimi aravuga turi uriya ntago yerekwa ati si umuntu waje kumbwira turavuze indimi adatitiye kuko naragiye wumva wafashijwe ukumva biraje ariko uba wafashijwe ukumva kuko uri kwiza ariko kuvanga umuntu ngo yavuze atitiye ngo avuga zirandimi attention ku bantu bose bakuri noneho ukanayikira hasi ukanayitegamo ntuzara ariko abantu kuki tudashishoza kuko abantu ni ikihe gicu cyatugiye ku maso satani umwanzi satani dutwike ducagagura imigozi iyo migozi y'imyuka mibi abantu baratubeshya abantu batugize ibikinisho ngo n'abantu benshi bazi inyuma bazaduka bayobye benshi maze kuko dukomeze tuvuze ku bakozi b'Imana bwacya bukira abakozi b'Imana byitira bo ni benshi banza uyu munsi turabona nawo duca ahubwo baratumerera Kristo atugenda imbere ariko 12 ngo maze kuko ubugome buzagwira ngo maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja
si ibyo bintu ntujye ubibona. Oya birahari hubwo byinshi. Abavandimwe n'uwo muvindimwe ukajya kubona ukabona birarangira urukundo rurakonje, aragiye ntuzi n'ibimujyanye, ntiyongeye no kukuvugisha, ibintu birakomeye. Umwana ubyara ukabona kuvuyeho neza neza birarangiye, umugabo wawe mwaganiraga mukajya inama mukagira gute, ukabona byararangiye, ari ibye nawe uri ibyawe, mbese ukabona ibintu byararangiye, urukundo rwarakonje. Mu bana b'Imana kera, abana b'Imana bafatanaga ukuboko mu nzira barimo. Mwene so, ubwo mwene so nyine muri bo wagize ikibazo, undi abandi bakabimenya vuba, urwaye bakamusura, nimba mu rugo ntabyo kurya ufite bakabimenya, bakiterateranya bakagusura, bakakuremera wabakurukanye mu nzu. Itorero ubwaryo rigafata amafaranga rikagukodeshereza, kandi hagira umuntu ubimenya. Ubaka kanya umuntu ugiye kuguha ikiro cy'umuceri arahita ahamagara kameramani mufite akazi, ikiraka kikaba cyabonetse, ngwino merekeze kwa Rewo, inzara ibamereye nabi ndabizi, ngiye kujyanayo 10 by'ibirayi, bityo ndashigira ngo ufata akantu ku kandi tukigera ku muhanda, ubwo moto zigadusiga nka hariya tukavaho, nindagira ngo ntugire ikintu wibagirwa n'urukamambira urasanga ku muryango wabo urufotore, maze ugafatura buri kimwe, nkatangira nkitapagura ngo umwami Yesu ngo yanumye ngo nje kugufasha, ndi kwereka abana b'abana impande enye zise, ahubwo ni ubucuruzi, ndi gushaka amaronko. Nago ijambo ry'Imana yavuga ngo ukuboko k'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kukabimenya. Bishatse kuvuga iki? Kuza ngewe kuguha, nimba nje kugufasha wewe fiyake rushonje, niwo nagomba kubimenya. No, ningewe n'Imana yanjye uko niko gukorera umugisha. Nako biravuze ngo kuko nukora ibyo gaceceka, so mwijuru reba hiherereye, azaguhemba ibyo koze. Ariko ni wishimisha wowe ubwawe, wamaze guhembwa ingororano zabise, wazibonye, kubera kuko wowe nukwirata, mbese nukwiyemera ngo arashonje, ngo kanaka ngo inzara ntimumere nabi, ngo se sinamuhaye 30,000, uri kubiratira ndeze kwabimuhaye. Dukorera Imana izaduhemba. Cyangwa kumva umuntu ariko ngo impamvu ngo ngewe ngo nabikoze, ngo urabona ngo narindi mo gutakamba ngo abantu bamfashe, dufasha abantu barashonje. Deja ni wowe uri kwerekana ikibiriti wabahaye, na wa muntu ni yarakiguha n'ubundi nta nibyo anabiguhaye, mwe nubwo ari ko wabitanga nkuko yabiguhaye. Ninda nini kurenze, wazanye kamera urayishyura, ni business kwanza wagiyemo, wamaze guhembwa wihembye, abantu bakubonye, abagushimye bagushimye, abakugaye bakugaye, igihembo cyawe wakibonye, wamaze guhembwa. Inshuti zanjye rero, nujya no gutanga uramenye cicaka, igumanire rwose. Rimwe uzasanga bakugezeho n'ibitaramo ngo bafite ibintu se bimumariye iki, ngo sindumva n'uwo yafashije, uramwumva ngo bigende gusa. Fasha ahubwo wowe ubimenyane n'umutima cyangwa wowe ubyerekane, kuko ushaka kumenya iby'undi muntu yakoze, ntabwo ari ibyo. Nukuri ku murongo wa 13 turavuga ngo ano turanasoreza, ngari kuwihangana akageza imperuka, niwe uzakizwa. Imana ishimwe. Ngari kuwihangana, akihanganira ibyo byose, akihanganira ayo macumu, akihanganira ibyo bigeragezo, akihanganira ko kazi bamwinye, akihanganira uko gusonza, akihanganira uko kuvugwa nabi, akihanganira ubwo burwayi bukomeye, ngakarekera ikirenge cye mu nzira Imana imushakaho, ngo azakizwa. Nimube maso, mwihangane, mushake Kristo, muhunga gupfa, ukora ibyo Yesu ashaka gusa, muhunga kurimbuka, gupfa ko tuzapfa twambaye imibiri ipfa, ariko urupfu mbamboga ni urupfu rwa kabiri. Bibiliya ruvuga abantu mw'isi bafite ibintu byinshi biri umuntu uzihanganira ibyo byose rero bakabona isi yabatwaye, ngakabyihanganira ngo wazakiza. Akagomba kugakiza yafashe. Kwihangana ni guteze, nukuguma muri Kristo, akakurwanira intambara z'urudaca wowe udashoboye, ko nta kintu dushoboye pe. Ari twebwe ku bwacu nta mbaraga dufite zarwanya n'ibiturwana, nta mbaraga dufite zahiga ibiduhiga, nta kintu na kimwe twakishoboza atari Kristo.
ni ukuguma muri Kristo, niwe buhungiro, tukamwihanganiramo akatwihanganisha kandi ntazatureka. Buriya ngo iyo umufite neza naho waba uri mu bintu bikomeye bingana gute, arakwegera akaguhumuriza kandi ukabicamo. Ngabo rero ngo bihanganye, ngo bakihanganira muri Kristo, ngabo bazakizwa. Abantu bihangana, gutabagwa rero kurabonetse. Kiyo pasi wadu no kwihangana. No kwihangana. Habundi buryo. Ukihanganira muri Kristo. Shinyirizo gomano. Ukajya uvuga ngo Kristo we nibi urabishoboye. Ibije byose ukavuga turabishoboye. Ukareba inyuma n'imbere ahantu waturutse kuva ukimenya ubwenge byinshi yagiye gucishamo, kandi wowe utari bishoboye kubicamo. Ukavuga ati nabyande warabikoze. Kristo nibi urabishoboye. Kristo ntago wigeze undeka, Kristo uri kumwe nanjye. Mbese ukihanganira muri Kristo. Ngo wowe uzakizwa. Imana ishimwe. Yega tubugana ku musozo. Ugiye gusengera imitima yacu, Imana iduhe kwihangana. Mwisengesho. Imana ishobora byose, Imana y'urukundo, Imana yaremye ibintu byose biriho. Ushobora byose, uritangira ukaba niherezo mwami. Utegeka imibiri, utegeka imitima yacu. Turakwinginze kugira ngo duhe kwihangana mwami. Hari benshi bavuye mu byizerwa byawe bananiwe kwihangana. Ibibazo byababanye ibibazo, uburwayi bwakomeye, inzara yabaye inzara, ibigeragezo mu matorero, kwangwa n'abantu byabaye byinshi mu isi, gutotezwa. Ariko Kristo ijambo ryawe ryatubwiye ngo dufite ubwami dukorera kandi ni wewe mwami w'abami. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Duhe kwihangana mwami w'abami kugira ngo dushobore kwihanganira ibyo turimo gucamo byose, ariko tutakuvuyeho. Dukomereze muri wowe, dufata ukuboko mwami. Reka tukwiyegamize mu gituza cyawe cyiza. Ibiganza byawe byiza by'imbabazi bikomeze bidufate, biduterure umugongo wawe uduheke Kristo. Ndasenze kugira ngo duhe kwihangana. Uhe kwihangana abagabo n'abagore, ababyeyi uhe kwihangana mwami, abasore n'inkumi, abana baturubyiruko, impande zose, abakecuru n'abasaza. Uduhe kwihangana mwami. Duhe kwihangana abantu waremye mwami. Duhe kugukomeraho Kristo, kuko twabonye uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo uwihanganye uwazakizwa. Duhe kwihangana kugira ngo turokoke. Password ni wowe Kristo. Gabanya barimbuka wongera abakizwa Jehova. Reka n'abatakuzi mwami ubasanga ubagirire neza, wowe muyobozi w'imitima, maze ubigishe kuko ari wowe mwami w'abami, maze ubikomezeho kuko ari wowe nkomezo nziza, ni wowe buye rikomeye, ni wowe rufatiro. Bose bakuzeho bagukomereho mwami w'abami, kugira ngo nabo bashobore kwihangana, kugira ngo nabo bakire. Turasenze rero mwami w'abami, nitugutotesha amagambo, turakwinginze mwami w'abami womenye ibidukwiriye. Reka uduhe kwihangana kugira ngo tubashe kurokoka, tubashe gukizwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro rero. Urakoze kuko byumvishe, mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Amen.